ijambo ry'umunsi ibirenze ibyo dutekereza. Kugira ngo uze kuza kubasha kumva neza ibi ngibi biraza kugusaba gusoma mu Bakori n'igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Mana magahenge ndashaka imbaraga, o Mana gira icyo ukora n'ukuri, gira icyo ukora. Wigeze urira muri ubu buryo uri gutakambira Imana cyane. Hari abantu benshi babaho bagahura n'ibibazo bikomeye bagasigara biyumva nkaho nta kintu na kimwe cyabavana mu bibazo baba barimo. Biyumva nk'abafite agahinda k'iteka ndetse n'umubabaro mwinshi cyane bitagereranywa. Ibi ngibi ni ibintu bishobora guterwa n'ibibazo bitandukanye nk'uburwayi budakira, umuryango ukennye, kutanyurwa n'ukuri ndetse n'ubundi buzima bubi. Imana isezeranya abana bayo imbaraga mu bihe nk'ibi ngibi by'ibibazo. Iyo twe nk'abizera tugeze mu gihe cyose twumva dukeneye imbaraga z'Imana zikomeye, Imana iduha imbaraga zidasanzwe zitwereka ubuhangange bwayo binyuze mu bitekerezo, mu byishimo ndetse no mu mirimo igaragarira amaso. Imbaraga zacu nk'abizera ziva hehe? Nta handi ni muri Yesu. Ziva mu kwizera iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu amanukisha umwuka wera muri twe. Rero kubw'ibyo ntabwo tugomba guhora twiganyira cyangwa se twinginga Imana ngo niduhe imbaraga zo guhangana n'ibibazo, kuko Imana yatwihereye impano. Mu gihe tumenye ko dufite imbaraga nkeya kandi tukemera ko dukeneye Yesu umwami n'umukiza, ahita dufungurira imiryango, ubundi hakinjira imbaraga zidasanzwe z'Imana zose zikaza muri twe. Kwemera ko twageze ku iherezo ry'ubushobozi bwacu kandi ko dukeneye imbaraga z'Imana hafi yacu bituma Imana ituba hafi ndetse igaha imbaraga zihagije tw'abana bayo. Hari ibintu mu buzima bwacu birenze ubwenge bwacu, kandi mu gihe cyose tutabashije kwiyegereza Imana tuzagwa ntabwo tuzabyuka. Ni byiza rero ko dukomeza ubuzima bwiza bwa gikristo, tukabikora dusoma kandi twiga ijambo ry'Imana, tukamenya ikintu cyose Imana ishaka. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba warahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Waba wifuza inyigisho zacu zisohoka buri munsi zikomeza umuntu mu bibazo? Twandikire kuri nimero yacu ikoreshwa kuri WhatsApp, ariyo ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Bikore tuguha amakuru arebana n'ishuri ryacu rya teolojiya wiga ku buntu kandi ukaryigiraho uri hose. Turanakugezaho kandi izi nyigisho zitandukanye zikomeza umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.